Ikaze ku bibuga Global Plan Yenise Mugeshi bayingana Department ishinzwe iby'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje ko ifatiye ibihano bamwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda. Ndi kumwe na Joseph Iradukunda tugiye kuganira kuri ingingo y'amakuru breaking news cyangwa se ni update ivuga Global Prime turahababereye kugira ngo tujye tubabwira ibigezweho ndetse n'ibiri gutangazwa hirya no hino mu isi ndetse unamenye isano ufitanye n'amakuru yose hari gutangazwa. Joseph Iradukunda ndakwakira muri studio za ivuga Global Prime. Murakoze cyane bwana Semugeshi bayingana. Wiriwe neza n'amahoro? Niriwe neza ni bya bindi by'akazi kacu gasanzwe. Tuba tugomba guhari tuba tugomba kuba duhari isaha ku yindi nk'ibisanzwe. Birumvikana rero hari amakuru twakiriye na amakuru mashya ari ku rukuta rw'iyi department ishinzwe iby'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ishami ryabo rishinzwe ibijyanye n'umutungo mpuzamahanga n'ishami ryitwa OFAC. Iri rero rimaze gutangaza ko yafatiye abasirikare bane mu ngabo z'u Rwanda ibihano. Mbere yuko dukomoza ku bihano uranyemerera nkomoze kuri aya mazina yagarutsweho n'iyi department, by'umwihariko kano gashami kabo gashinzwe ibijyanye n'umutungo mpuzamahanga bita OFAC. Ku rutonde haragaragaraho Vincent Nyakarundi yasanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka, harimo Rukika Rusisi yasanzwe ayoboye diviziyo ya 5 mu ngabo z'u Rwanda, harimo General Mubaraka Muganga asanzwe ari umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda RDF, ndetse na Stanislas Gashugi uyobora Special Forces z'u Rwanda ni inshingano hawe tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Aya mazina ane y'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda niyo bitangajwe ko yafatiwe ibihano, ariko kandi banagaragaza ko hari n'abandi bafatiwe ibihano nuko batakomojweho. Bya bigutunguye dukurikije byari bimaze iminsi bivugwa n'ibitekerezwa kuri diplomasi Felix Tshisekedi amazemo azenguruka mu mahanga atandukanye? Urakoze cyane, ntabwo navuga ko bintunguye cyangwa bitantunguye. Gusa icyo navuga ni uko politiki igira ibyayo. Twagiye tubivuga cyane tuvuga duti ese ko turi kubona diplomasi y'ubutegetsi bwa Kinshasa iri hejuru ku ruhande rwa FC23 bimeze bite? Ariko kandi hari amasezerano aherutse gushyirwaho umukono ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niba nibuka neza hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize. Ibyo byose rero byari bifite icyo bivuze cyane cyane ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo umaze imyaka isaga hafi 30 uteje ikibazo ku baturage abenegihugu bari ndetse no mu karere muri rusange. Kugira ngo rero ibyo byose bikemuke nuko habaho ubwumvikane bw'abahanganye cyangwa se abavuga ko bafite ikibazo ku mutekano wabo bitewe n'uwo ari we wese. Ubwo nuko ari abaturanyi. Kuba rero u Rwanda abasirikare bakuru, ayo mazina warugarutseho arakomeye, numvise harimo na CDS ndetse n'abandi basirikare bakomeye ku rwego rwo hejuru. Biratunguranye kuko igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda uburyo cyubatse, RDF uburyo yiyubatse, uburyo umukuru w'igihugu nawe yaherutse kubikomoza avuga ko afite igisirikare yahoze yifuza, nta gushidikanya ko ari igisirikare gikomeye kandi kinashimwa n'abenegihugu dushingiye ku mutekano igihugu cy'u Rwanda gifite. Kuba rero RDF abasirikare bo ku rwego rwo hejuru bafatirwa ibihano, ntabwo navuga ngo ntibintunguye, birantunguye kuko si uku nguko nari mbyiteze. Ariko kandi sinabura kukubwira icyo biba bishatse kuvuga mu buryo bwa politike muri rusange. Gufatira rero ibihano bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda, nk'ayo mazina akomeye wari umaze kugarukaho, harimo na nyakubahwa CDS Mubaraka Muganga. Ubusanzwe ubundi biba bifite ingaruka zitandukanye, cyane cyane ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ntekereza ko intandaro ari iyo ngiyo. Kuko ibintu nyine bihita bihindura isura itandukanye n'uko wabitekerezaga. Kimwe nakubwira twinjiriye yego sinzi niba ari ikindi wari ugiye gukomozaho mbaza. Ngiye gukomozaho kugira bikomorezeho hamwe. Twinjiriye ku bijyanye n'amazina y'aba basirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Benshi muri bo cyangwa se hafi ya bose bari ku ipeti rya general. Birumvikana ko bafite n'inshingano zikomeye mu gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF, ariko naringiye kwitangira kuri sanction implications cyangwa se ibihano bafatiwe kugira ngo tunabijyanire rimwe. Bizi ko kimwe mu bihano bikunda gufatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahanini iri shami rya OFAC rishinzwe kugenzura umutungo mpuzamahanga
bafatira ibihano cyangwa se bafrizinga, ni nko gukonjesha niba ariko twabyita mu kinyarwanda, imitungo ibiri mu mazina cyangwa se indi mitungo bizwi ko yaba ifite ihurira n'aba bamaze gufatirwa ibihano cyangwa se twakomojeho haruguru. N'ubundi nicyo nari ngiye kwita nkomozaho, nagira ngo ubijyanire rimwe. Urakoze cyane. Nibyo, imitungo yabo irafatirwa, ariko kandi biba bifite icyo bivuze kinini muri politiki, urebye ari nacyo kiba kigenderewe. Gufatira imitungo yabo ni kimwe, ni ukubabuza ubwinyagamburiro cyangwa se indi mikorere yabo bwite bashingiye ku mitungo bari basanzwe barakoreye, ariko kandi biba bifite icyo bivuze mu kazi kabo. Ngira ngo ibi bihano si ubwa mbere abasirikare bakuru babifatiwe mu gihugu cy'u Rwanda. No mu minsi ishize Leta zunze ubumwe za Amerika zari zafatiye ibihano, ndetse no mu barimo late James Kabarebe General. Ubwo ngubwo ibyo byose rero bifite icyo bishatse kuvuga, ariko mu bandi bari bafatiwe ibihano bakiri mu kazi, urabizi ko twagiye tubona amazina amwe kuri Yellow Paper bahindurirwa inshingano. Yego. Ndetse n'abari bamenyekanye mbere ko bashobora gufatirwa ibihano bari bakuwe muri izo nshingano hakiri kare kugira ngo igisirikare kigumane ubusugire bwacyo. Kuba rero umugaba mukuru w'ingabo yafatirwa ibi bihano biba bifite ikintu kinini bivuze, kuko ntabwo ashobora kongera guhabwa amahirwe yo kooperatinga mu buryo buri international. Utarabirengaho tugarutse kuri CDS Mubaraka, nabonye kimwe mu byo bagendereho, batangaje ko izi nshingano zihawe mu kwa gatatu 2023, ariko mbere y'uko azihabwa urabizi ko yabanje kuyobora ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka. Bavuga rero ko muri icyo gihe yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka, 2023 no gusubiza inyuma yaho gato, ngo aribwo yaba yaragize uruhare mu gutegura za operation ndetse no gutanga amabwiriza ayaha ingabo z'u Rwanda azoreza mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bashingiraho ni byinshi, ariko navuga ko icy'ingenzi baba bashingiyeho ari uko u Rwanda rumaze igihe rwiregura ku birego, niko navuga, ku birego bya leta ya Kongo ibashinja gufatanya byeruye n'umutwe wa M23. Bakavuga ko kuwufasha ubwabyo biwuha imbaraga zo gukomeza guhangayikisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bakanabifata mu buryo bw'uko ari igihugu cyateye ikindi, kandi amategeko mpuzamahanga ntabwo abyemera, urabizi. Kuba bashobora gusibura bamwe mu bategetsi bari ku rwego rwo hejuru mu gisirikare, bakavuga ko hari amakosa bagiye bakora ashingiye kuri ibyo birego leta ya Kongo irega, harimo ibintu bibiri. Harimo kuba Amerika idashaka kwiteranya n'igihugu cy'u Rwanda nk'u Rwanda, ariko kandi no kugica intege kugira ngo hatagira action iyo ari yo yose ikorwa mu buryo bwa gisirikare, no kongera kwiyerurutsa, niba ariko nabyita, kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo nimba hari ibyo bari bafatanya by'ubukungu, Kongo ibone ko hari icyo bari gukora mu kwikuraho umwanzi yo ihora itaka ko ayigeramiye cyangwa se ayugarije. Gukora rero ibi ngibi ni ugukina amakarita abiri. Yego. Hari uguca intege igisirikare cy'u Rwanda ndetse no kugaragariza uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko hari icyo bakoze ku birego bahora bavuga, ariko kandi bagashaka kuyereka ko mu buryo bwo kwiyerurutsa bakabikora nko kutabikorera igisirikare cyose cya RDF, kuko Kongo yivuga ko ari RDF iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, RDF ikabihakana. Bashobora kubikora rero mu buryo bwo kuvuga bati ntitwahakanye ko RDF iri muri Kongo, ariko kandi nanone sitwakita ko ari igisirikare cyose kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngira ngo abantu ku giti cyabo. Yego, ngira ngo paragraphe ya mbere ku rukuta rw'iyi US Department of Treasury bashyizeho paragraphe navuga ko iri strong, ku rwego navuga ko rwahise runaha ingufu ibindi byakurikiyeho nyuma. Bavuze ko u Rwanda, ibyo bashinze u Rwanda mo hano birego byabo, baravuga bati u Rwanda rwafashije, rutoza ndetse abasirikare b'u Rwanda fighting alongside, ukuvuga ngo bajyana ku rugamba na M23. Barenzaho ikintu kivuga ngo M23 cyangwa se March 23 movement cyangwa se M23 yafatiye ibihano leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango mpuzamahanga UN. Iyi M23 bahuje n'igisirikare cy'u Rwanda ngikaba ishinzwe kuvogera uburenganzira bwa muntu, gutuma habaho ibyo bise mass displacement, ubwo n'ihunga ry'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa byose. Ubu bukana cyangwa se iyi departement ishinzwe ubukungu muri leta zunze ubumwe za Amerika yaba isohoje ibyifuzo Felix Tshisekedi amaranye igihe
byo gukomeza gusiga icyasha abayobozi b'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda? ntabwo ari uko nguko wabifata, ariko kandi no mu bundi buryo niko bimeze. nagira ngo nkubwire mu buryo bw'incamake, nkubwiye nk'ingingo nk'enye zigenderwaho iyo hafatirwa abasirikare bakuru b'igisirikare runaka, by'umwihariko duhere kuri iki cyacu cy'u Rwanda cya RDF ndetse no ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ibyo bagenderaho uraza gusoma byinshi, hari ibyo bavuga byo kwisobanura kugira ngo bagaragaze impamvu bafashe ibyo bihano, kuko n'igihugu cy'u Rwanda byo hari icyo kiba kigaragaza uwo bafata ibihano nawe hari ibyo batanga nk'ukuri kandi kutarebweho. ahanini rero kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifate ibihano nk'ibi ku basirikare bakomeye b'u Rwanda, icyo biba bishatse kuvuga, ibi bihano akenshi biba bigamije korohereza cyangwa se guha ubutumwa bukomeye igisirikare cyafatiwemo abo basirikare ibihano, kubagaragariza ko hari imyitwarire cyangwa ibikorwa bidakwiriye bitishimirwa na Washington. buba ari uburyo rero bwiza baba bahisemo bwo gushyira igitutu ku bayobozi cyangwa ku gisirikare runaka kugira ngo bahindure imikorere, bagendere mu mikorere yabo bashaka. Yego. Izindi ngaruka rero gufata ibi bihano akenshi binagira ingaruka ku mikorere, kuko abo basirikare bakuru iyo bafatiwe ibihano, nari nabikomojeho tugitangira, hari amabwiriza amwe bashobora gutanga, ariko akaba ari amabwiriza y'imbere mu gihugu, ntafatwe nk'amabwiriza ahuriweho agenga ibisirikare ku rwego mpuzamahanga. Yego. Aho ngaho iyo ngiye aba ari threat, biba bivuze ngo igisirikare kigiye ku gitutu, ndetse no kujya ku gitutu cyo gushaka abasimbura abangaba bafatiwe ibihano, kuko baba bagaragajwe nk'abafite icyasha ku ruhando mpuzamahanga. Urumva hari icyo bifite, hari icyo bivuze ku guca intege imikorere y'igisirikare kirimo abo ngabo bakuru bafatiye ibihano cyane. Indi ngaruka ya gatatu rero nuko tutakizera ko noneho imitwe yitwaje intwaro uburyo uburyo RDF yashyiraga igitutu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ihangane n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR, ubwo buryo bushobora kugabanuka bitewe n'abaje muri systeme y'igisirikare bashya. Niba koko Leta y'u Rwanda yahaye agaciro ibyo bihano, bakaba batanga imyanya ku bandi bantu badafatiwe ibihano ku rwego mpuzamahanga. Sofa ntacyo guverinoma y'u Rwanda irabitangazaho, ariko sinanabona ko ari byo byahita bituma habaho guhindura inshingano kuri aba bayobozi, kuko uranabyibuka mu minsi yashize Retired General Kabarebe yafatiwe ibihano, Yugashugi Stanislas si ubwa mbere afatiwe ibihano, General Rukika Rusisi si ubwa mbere afatiwe ibihano. Ngira ngo nibihora byisubiramo. Ushobora kubitekereza gutyo, ariko kandi ntabwo nakwemeza ko nta gitutu kiba gihari mu gisirikare uko byagenda kose, kuko urabizi ntangizi yigize. Yego. RDF ishobora kubyirengagiza cyangwa se hakabaho kongera gukomplaininga kugira ngo ibyo bihano bihindurwe, ariko kandi u Rwanda rukeneye ibindi bihugu kugira ngo narwo rukomeze kubaho. Iyo bigeze rero mu myanzuro mpuzamahanga, hari icyo biba bivuze kinini, kitagutera ubwoba cyangwa se kivuge ngo RDF yahungabanye ku buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko igihugu kiba gifite ubusugire bwacyo ndetse n'amabwiriza yacyo n'imirongo migari yacyo kigenderaho. Ariko kandi nanone ntiwakirengagiza ko hari ingaruka ku ruhando mpuzamahanga RDF ishobora guhura nazo. Ntavuga ko yenda zikomeye ku buryo zayishegesha, ariko kandi zirahari. Yego. Ibyo byose rero ugomba kubyitega, nkatwe b'abasesenguzi ntabwo twakemeza ngo wa mugani barahita bahindura. N'u Rwanda rugomba kuzagaragaza ibyo rugenderaho ruvuga ko ibyo rwakoreye atari byiza, kubw'amahirwe diplomasi igakora ibyayo, ibyo bihano bikaba byakurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu minsi ishize yego, hari ibyagiye hanze bivugwa ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hari umwe mu basenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baganira kuri iyi ngingo, numva ari Senateri Graham niba mbyibuka neza, baganira kuri iyi ngingo ngirimo kuba yakitambika imyanzuro ishobora gufatirwa muri Sena ya Amerika igamije kwibasira u Rwanda. Ariya makuru yagiye avugwaho bitandukanye, bamwe bavuga bati bishoboke ko baganiriye, abandi bati bishoboka ari trick cyangwa se ari pression diplomatique iri kuba. Ibi byo turabihuza dute n'ibi bihano bifashwe kano kanya? ayo nawe ntabwo ari amakuru wakerensa, kuko ubwabyo kuvuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo aherutse muri NBA cyangwa se National Basketball of America, ubwo ayiherutsemo avuga ko yahuye n'abayobozi batandukanye, ariko akanababwiza ukuri ku ruhande u Rwanda ruhagazemo ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo.
abategetsi buriya bafite ahantu bahurira n'uburyo n'ururimi baganiramo bigora twebwe kurwumva, usibye kubona babyanditse tugatera imetero. Abakurikiranira hafi politiki y'akarere bavuga ko hari umugambi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo gufatira u Rwanda ibihano kubera lobbying ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ibyo bikaba byaracubijwe n'iyo systeme cyangwa se urwo rugendo umukuru w'igihugu aherutsemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika rero nk'ibisanzwe, kuko akenshi ireba ku ruhande rwayo rw'inyungu, ishobora kugaragariza Kongo ko inzira y'ibihano itari yarangiye, ahubwo bakabicisha mu buryo bwo gufatira abantu ku giti cyabo ibihano, kuko byagenda kose ibihano bifatiye umuntu ku giti cye bitandukanye n'ibihano byafatiwe igihugu muri rusange. Izi ni ingaruka zishobora kuba ku bantu ku giti cyabo, ariko ntiziba ari ingaruka zo ku gihugu cyose, kuko n'ubundi umusirikare ashobora kuvaho akajyaho uwundi, nubwo abo dufite nemera nashidikanya ko bakora akazi kabo keza, nubwo atenge babagira icyizere, ariko kandi rezilita ziragaragara mu byo badukorera n'umutekano baha igihugu cy'u Rwanda. Nanjye nemeza nashidikanya ko hashobora kuba hari intambwe yatewe. Amerika yari ifite iyo bias kumva ibintu ku ruhande rwa Kongo bakirengagiza u Rwanda, akaba bashaka gufatira u Rwanda rwose ibihano, ariko nanone mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko cya gitutu cyabo na kwa kugaragariza amahanga ko bakomeye, ntibabirikire aho ngaho gusa. Akaba ariyo mpamvu hafashwe ibyemezo nk'ibi ngibi byo gufatira abasirikare bakuru b'igihugu cy'u Rwanda ibihano. ngira ngo byari breaking news, kwari ku breaking abantu. Ni inkuru tuzinjiramo neza ku munsi w'ejo, turebe possibilité, turebe icyo bisobanuye, n'ibinaba byakunze hari icyo u Rwanda rwabivuzeho, habe muri RDF afande Rwivanga cyangwa se Madame Yolande Makoro hari icyo babivuzeho. Ngira ngo tuzabigaruka ku munsi w'ejo. Joseph, tuzabigaruka ku munsi w'ejo tunarebera hamwe icyo bivuze mu buryo bwo kugarura umutekano mu karere, niba koko ari isaruswa bivugwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutanga kugira ngo ikore lobbying yo kubangamira ibihugu by'ibituranyi, nabyo tuzaba turi kumwe tubiganireho, tunarebe icyo u Rwanda ashobora kuvuga kuri ibi bihano, cyangwa se n'ikigiye gukurikiraho nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano abasirikare bakuru ba RDF. Mugisha ndagushimiye. Reka mushimire Joseph, nshimire namwe mwese mwadukurikiye muri ino breaking. Tavuganaga na Joseph turebera hamwe ibi bihano ndetse n'ababihawe mu ngabo z'u Rwanda. Reka rero nkomeje nshimire cyane abakurikira ibuga Global Prime, yanditse Mugisha Bayingana. Aya n'amakuru abagizweho.